ari amazi ava ari menshi ugasanga akamena agana hano mu baturage kuvuga ngo bibaye inshuro ya kabiri inzu yarasenyutse mureba barongera barayikora batubwira ko byarangiye ariko ikigaragara cyo ntabwo byigeze birangira n'uwayo mazi yongera aragaruka aradusenyera yuzura amaha kuvuga ngo nta kintu na kimwe twabashe kurokora amuntu kuvuga ngo ibintu byose byarengewe urebye nta kintu na kimwe tuvanyemo kabisa. Twandikiye akarere twandikira umujyi wa Kigali hose tugenda tugerayo tuvugana nabo ababishinzwe bakatubwira ko bazaza kureba kugeza ubu nta n'umwe uraza kureba ikibazo dufite. Ubwo n'uri turashaka gusubirayo tukongera tukababwira kuko ntabwo twigeze tubabona. Mwabandikiye nk'amwe ku giti cyanyu cyangwa abaturage muri rusange? Abaturage dutuye muri kano gace duhura n'ibi bibazo. Kugeza ubu ngubu yaba umujyi wa Kigali yaba akarere ka Nyarugenge nta gisubizo bigeze babaha baratuje gusa. Yes, ndagusuhuje ndakwifuriza ibihe byiza udahwema kudukurikira ndetse we wakoze subscribe ndagushimiye cyane nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora kuri channel yacu ya The Anonymous 250. Murabizi nkuko bisanzwe intego yacu no kugenda tubagezaho amakuru atandukanye tuvugira abaturage bafite ibibazo bitandukanye ndetse baba banenga abashima bose turabivuga icyo tubagezaho no kubagezaho inkuru zicukumbuye kandi zifite ubuziranenge. Uyu munsi turi hano munsi ya Kigali ni mu mudugudu wa Kinyange ni mu kagari ka Kinyange ni mu murenge wa Gitega ahari ikibazo cy'abaturage bavuga ko amazi ari guturuka muri Kigali nayo akaba aturutse muri KIST mu nyubako nshyashya iri kubakwa ari ya ruguru muri kaminuza ya KIST arimo kuza akabasenyera ndetse mu ijoro ryakeye imvura yaguye nkuko muri kubibona mu mashusho atandukanye inzu zabo zuzuye ibyondo ndetse hamwe haranasenyuka. Ni ikibazo gikomeye rero aba baturage barimo kuvuga. Reka tuganire nabo kugira ngo twumve icyo batangaza kuri iki kibazo. Ese ubundi bihagaze bite? Ushobora gusanga nibyo turi kuvuga wenda atari ibyo no mazi atari haturuka cyangwa se hari n'ukundi kuntu bimeze. Reka babyivugire mu majwi yabo ndetse no mu mashusho hanyuma namwe mu byumve n'ibinadukundira. Turashaka inzego z'ubuyobozi zigira icyo zivuga kuri iki kibazo. Aho neza? Aho neza. Amakuru ya? Amakuru ni meza. Muratangira mutubwira amazina yawe? Nitwa Nsengiyumva Dani nkaba ntuye hano mu murenge wa Kinyange mu kagari ka Kinyange umurenge wa Gitega nkaba nari ntuyemo hano. Twagize ikibazo cy'amazi ava muri KIST hari abari kubaka inyubako nshyashya ari amazi ava ari menshi ugasanga akamena agana hano mu baturage kuvuga ngo bibaye inshuro ya kabiri inzu yarasenyutse mureba barongera barayikora batubwira ko byarangiye ariko ikigaragara cyo ntabwo byigeze birangira n'uwayo mazi yongera aragaruka aradusenyera yuzura amaha kuvuga ngo nta kintu na kimwe twabashe kurokora amuntu kuvuga ngo ibintu byose byarengewe urebye nta kintu na kimwe tuvanyemo kabisa. Aya mazi aturuka muri KIST abaturutse hehe ni dusobanurire neza na amazi abaturutse ahagana? Abaturutse hano kuri izi nyubako nshyashya za KIST ushobora kuba aba engineer barazikoze nabi batarashizeho amazi hazajya aca kuvuga ngo amazi yose ava kuri ziriya nyubako aramanuka akava navuye hari ihema ka Kigali yose aramanuka agahita aboneza hano mu baturage. Nta miyoboro wenda y'amazi iri hafi ahangaha nka za ruhurura ashobora kuba anyura ahandi hantu wenda tukavuga tuyangana yaba yasagutseho? Ni ukuvuga ngo ruhurura irahari hano imbere irahari imanura amazi ariko urumva ko y'amazi arayoba kuzura iriya ruhuru iri munsi ya KIST agahita amena muri kaburimbo akamanuka hano mu baturage aramanuka agahita agwamo hano muri kaburimbo. Ni ukuvuga ngo inzira yakagombye kuyamanura muri ruhurura iraha ntago ariho amanukanira kuvuga ngo hari haruguru haturuka amazi menshi. Muri iri joro rero haguye imvura nyinshi cyane twagiye tunyura ahantu hatandukanye tubona ahantu hagiye hasenyuka. Byagenze bite mwabibonye mute? Byari bikabije cyane ubyo twabonye ni nk'ahamuka. So imvura yaguye ari nyinshi twe dushiduka ko twari turyamye byari saa sita dushiduka twarengewe neza niko twabyuka turasohoka amazi amanogana ari menshi duca inyuma turatobora duhingwa ku muhanda abaturanyi baradutabara ariko amazi yari amaze kuzura nkuko namwe mubibona. Kugeza ubu ngubu nkuko bigaragara muri iyi nzu mumaze gukoropa mumaze gukuramo ibyondo byari birimo twabibonye hano hanze aho murimo kubishyira n'ibiki ushobora kuvuga ati ibi nibi byangiritse ibi ngibi byagendeye muri iki kiza? Nk'ibiryamirwa byose ibitanda byo twaje kubyoza ariko nk'amamatera imyenda amastoke ibyo twari dufite
byose nta kijyanye n'ikiryo cyo twasigaranye na kimwe, byose byagiye byose. Ntabwo mufite impungenge ko bigiye kubateza inzara cyane cyane noneho muri ibi bihe umuntu abatemerewe gusohoka ngo ajye mu kazi? Ni ikibazo gikomeye, urumva nk'udufaranga twari twarasevinze twagerageje gukora amasitoke, ni ukuvuga rero amasitoke twakoze yose ararangiye biragiye, urumva ni ikibazo gikomeye kijyanye n'inzara. Ahubwo ubu mwebwe nk'abaturage mwahuye n'iki kibazo, murasaba icyo ubuyobozi babafasha iki? Icya mbere ubuyobozi turabasaba ko babanza bagakurikirana ikibazo cy'aya mazi. Aya mazi ko n'ubundi aya mazi yose muri azasenyuka, si ubwa mbere bibaye. Babanza bakurikirana ikibazo, bashaka inzira y'amazi akemuke. Icya kabiri naho ku giti cyacu ibintu byacu byangiritsemo aha, cyeka n'ubuvugizi bwanyu biramutse bishobotse wadufasha kurabona nta kintu dusigaranye. Ushimiye cyane. Murakoze cyane. Aya mazi aturuka muri KIST, abaturutse hehe? Ni dusobanurire neza, ni amazi abaturutse ahagana he? Abaturutse hano kuri izi nyubako nshyashya za KIST, ushobora kuba aba engineer barazikoze nabi batarashyizeho amazi hazajya aca. Kuvuga ngo aya mazi yose ava kuri ziriya nyubako aramanuka akava navuye hari ihema ka Kigali, yose aramanuka agahita aboneza hano mu baturage. Nta miyoboro wenda y'amazi iri hafi aha ngaha nka za ruhurura ashobora kuba anyura ahandi hantu wenda tukavuga aya ngana yaba yasagutseho? Ni ukuvuga ngo ruhurura irahari hano imbere, irahari imanura amazi, ariko urumva ko ya mazi arayoba kuzura iriya ruhurura iri munsi ya KIST, agahita amena muri kaburimbo akamanuka hano mu baturage, aramanuka agahita agwamo hano muri kaburimbo. Ni ukuvuga ngo inzira yakagombye kuyamanura muri ruhurura iri aha ntago ariho amanukanira, ni ukuvuga ngo hari haruguru haturuka amazi menshi. Muri iri joro rero haguye imvura nyinshi cyane, twagiye tunyura ahantu hatandukanye tubona ahantu hagiye hasenyuka, byagenze bite? Mwabibonye mute? Byari bikabije cyane, ubyo twabonye ni nk'ahamuka. Imvura yaguye ari nyinshi, twe dushiduka ko twari turyamye ari saa sita, dushiduka twarengewe neza, nibwo twabyukaga turasohoka, amazi amanuka ari menshi, duca inyuma turatobora duhinguka ku muhanda, abaturanyi baradutabara, ariko amazi yari amaze kuzura nk'uko namwe mubibona. Kugeza ubu ngubu nk'uko bigaragara muri iyi nzu mumaze gukoropa, mumaze gukuramo ibyondo byari birimo, twabibonye hano hanze aho murimo kubishyira. Ni ibiki ushobora kuvuga ati ibi nibi byangiritse, ibi ngibi byagendeye muri iki kiza? Nk'ibiryamirwa byose, ibitanda byo twaje kubyoza, ariko nk'amamatera, imyenda, amasitoke y'ibyo twari dufite byose nta kijyanye n'ikiryo cyo twasigaranye na kimwe, byose byagiye byose. Ntabwo mufite impungenge ko bigiye kubateza inzara cyane cyane noneho muri ibi bihe umuntu abatemerewe gusohoka ngo ajye mu kazi? Ni ikibazo gikomeye, urumva nk'udufaranga twari twarasevinze twagerageje gukora amasitoke, ni ukuvuga rero amasitoke twakoze yose ararangiye biragiye, urumva ni ikibazo gikomeye kijyanye n'inzara. Ahubwo ubu mwebwe nk'abaturage mwahuye n'iki kibazo, murasaba icyo ubuyobozi babafasha iki? Icya mbere ubuyobozi turabasaba ko babanza bagakurikirana ikibazo cy'aya mazi. Aya mazi ko n'ubundi aya mazi yose muri azasenyuka, si ubwa mbere bibaye. Babanza bakurikirana ikibazo, bashaka inzira y'amazi akemuke. Icya kabiri naho ku giti cyacu ibintu byacu byangiritsemo aha, cyeka n'ubuvugizi bwanyu biramutse bishobotse wadufasha kurabona nta kintu dusigaranye. Ushimiye cyane. Murakoze cyane. Turacyarimo kuganira n'abantu kugira ngo turebe kuri iki kibazo cy'amazi ari kuvugwa muri KIST, aturuka muri KIST akaza gusenyera abaturage. Turi kumwe n'umupapa hano, muraho neza? Murakomeye? Amakuru ya Uko ni meza. Muratangira mutubwira amazina yanyu? Ngewe nitwa Gasasa Viateur, nkaba hano ku Gitega. Twabonye ikibazo hano, abaturage bari kutubwira bati amazi arimo kudusenyera. Wowe nk'umuntu utuye hano, aya mazi aturuka hehe? Ngewe na kare hose tutaranabona, nagiye haruguru njya kureba source y'aya mazi. Nitegereje nsanga hari ikibazo cy'umuhanda ukoze nabi. Hariya hagati hari ruhurura rimwe amazi yagombye kujyamo. Amazi ava ruguru n'avepfo abura inzira. Yabura inzira agashakisha inzira mu muhanda. Yabugera mu muhanda akarengukira hehe? Akarengukira mu baturage, akaza agasenya. Sinabwo bwa mbere bibaye. Ubwo rero defo ni ugukosora uriya muhanda, tukareba kuri uriya muhanda wawukora amazi akajya muri ruhurura, aho kugira ngo ajye mu baturage no mu muhanda. Iki cyambere arasenyuye umuhanda, ikindi agasenyera abaturage.
uvuze ko atari ubwa mbere bibaye, hari abarimo kuvuga bati ziriya nyubako ziri kubakwa nshyashya muri KIST nazo ni nyirabayazana, wowe uri kutubwira ati ni umuhanda, ibyo byo bimeze biti? Umuhanda uramutse ukoze neza uko nge mbibona, ukoze neza ari amazi avayo nubwo ayine yagombye kwa menshi, ariko aje akabona inzira yakomeza muri ruhurura akagenda, ariko abura ahantu aca akarengukira mu mazu y'abaturage. Hanyuma nk'abaturage byanga bikunda mujya mugira inteko z'abaturage, mushobora kuganira muti iki kibazo iki n'iki kiratubangamiye, cyane cyane nk'uko byabaye gutya, kuko watubwiye ko atari ubwa mbere. Iki kibazo mwigize mukigeza ku buyobozi wenda ku nzego zo hejuru kugira ngo babe bareba iki kibazo bikaba barakirangaranye? Kubera ko jewe ahangaha ndahatura ko ntago ari hafi yaho ntuye, ibibazo mbibona kuriya, sinzi ahangaha ibibazo bibaho, sinzi n'abara bigeje mu buyobozi kuko ndayibona, ariko kuba mwabaje kugerana nk'abanyamakuru mukabashara mukajya no kuri tere mukaza kureba neza, namwe ubwanyu murabona aho bituruka, mbere yuko n'abaturage bo bagombye kuba barabigeje ku buyobozi bahuye n'iki kibazo. Sinzi rero niba barabigeje ku buyobozi. Hanyuma uwo twaganiriye mu kanya tubwiye ko ubu ngubu iki kiza cyabateye ikibazo cy'inzara muri ibi bihe bitoroshye bya COVID-19, ntabwo abantu bari kujya gushaka ibyo kubatunga. Murabona atari ikibazo kiza gukomerera abaturage nibikomeza gutya? Ibyo nibyo tumenyereye, ibibazo bya corona ni ikibazo muri rusange cy'abaturage twese, mbese n'isi yose. Ntabwo ari ikibazo cy'umuntu, ni ikibazo cy'igihugu, ni ikibazo cy'ibihugu, ni ikibazo cy'isi. Ikibazo cya corona ni ikibazo rusange, ariko no iki kibazo cyabayemo hano ni ikibazo cy'abaturage bake. Niyo mpamvu ubuyobozi bwagombye gushaka solution yuriya muhanda kugira ngo turebe ko amazi aho kugira ngo arengukire umuhanda asenye umuhanda, asenye n'abaturage, bagombye gusura umuhanda bakawukosora, amazi akameneka muri ruhurura kuko irahari, aho kugira ngo ameneke mu muhanda azire no mu ngo. Turagushimiye cyane. Murakoze. Bwa mbere bitubayeho, iyi ni inshuro ya gatatu. Amazi yaraza ibintu n'inzu nyine bikangirika, ariko ubu ikibazo kiduhangayikishije cyane nuko tubona n'umuhanda uzatugwira, kuko ahasigaye ubutaka bwacu bwararangiye, hasigaye umuhanda, amabuye arimo kuvaho, igisigaye naho nuko buzariduka. Rero ubuyobozi bwo hejuru butaje ngo birebe cyangwa budufashe budushakire igisubizo cy'iki kibazo, ntabwo tuzi amaherezo yabyo. Utubwiye ko atari ubwa mbere, ni inshuro ya gatatu, mwaba mwarigeze mwitabaza inzego runaka wenda zikaba zarabirangaranye? Twandikiye akarere, twandikira umujyi wa Kigali, hose tugenda tugerayo tuvugana nabo ababishinzwe, bakatubwira ko bazaza kureba. Kugeza ubu nta n'umwe uraza kureba ikibazo dufite. Ubwo n'ubu turashaka gusubirayo tukongera tukababwira, kuko ntabwo twigeze tubabona. Mwabandikiye nk'amwe ku giti cyanyu cyangwa abaturage muri rusange? Abaturage dutuye muri kano gace duhura n'ibi bibazo. Kugeza ubu ngubu yaba umujyi wa Kigali yaba akarere ka Nyarugenge nta gisubizo bigeze babaha, baratuje gusa? Ntacyo turabona. None mubaho nta bwoba mufite aha hantu hameze gutya, umuhanda ushobora kuzagwa, amazi yabasanze mu nzu, twabonye ahantu hatandukanye amamatera mwameshe, murabona nta kibazo kirimo ko rimwe amazi ashobora no kuzana batwara namwe ubwanyu? Ubwoba turabuhorana, nk'abana bubona baragize ihungabana kuko bahora babibona, cyangwa tukibaza igihe waba udahari bikaba udahari wenda ngo ubashe nko kubatabara, ukibaza ibizakurikiraho, ni urupfu nyine nirwo rusigaye. Hanyuma mwebwe wenda nyuma y'uko ubwo buyobozi busa nkaho bwabirengagije, hari icyo mwagerageje gukora wenda nko mu mbaraga zanyu, bikaba muvuga muti aho bigeze imbaraga zacu zararangiye, dutegereje icyo ubuyobozi bwakora? Zimaze kurangira kuko ibyagiye biriduka, turongera tugasana imiryango, dore imwe twarayishe ariko ntacyo bitanga. Rero imbaraga zacu zimaze kurangira. Hanyuma murasaba iki kiganiro byanga bikunda kirabonwa n'izi nzego mwagezemo zikanabirengagiza, kiranabonwa n'abandi bantu banatandukanye bafite ubwo bubasha bwo kuba bagira icyo babafasha, mwebwe murifuza ko mwafashwa iki? Twebwe kuko kuva igihe twabivugiye ntiturabona n'umuntu umwe uza kutureba byibuze ngo arebe ko ibyo tuvuga wenda aza birebe. Rero twumva dukeneye ko badufashije nk'umuntu ubishinzwe, bagahera ruguru aho amazi aturuka muri ka Kigali,
na za KIST bakareba ibibazo bihari by'amazi, bakabwira abantu bahubaka bagafata amazi yabo, kuko ibi bibaye mu myaka yose ibayeho hano hantu hahari, ntago amazi asanzwe arenga umanangaje mu nzu z'abaturage. Rero bo abashinzwe imyubakire iki bo bareba ukuntu badukemurira ikibazo ruguru, amazi aturuka ruguru bakagira ukuntu bayafata, natwe tugakomeza ubuzima. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Yes, nkuko mwakomeje kubikurikira mu biganiro tugiranye n'aba baturage, bafite ikibazo gikomeye, murabona ko hano inyuma yanjye wenda nubwo muri kubibona hariho umukeka, ariko nkuko mubibona mu mashusho atandukanye, aba baturage barimo kuvuga bati n'umuhanda ubwawo ugiye kudusanga mu rugo, nyuma y'amazi n'umuhanda urimo gusenyuka ugiye kuba wadusanga mu rugo. Turasaba inzego zitandukanye ko zadufasha kuba byibura batufatira ari amazi akareka kuza mu ngo zacu, akareka kudusenyera. Ni ikibazo gikomeye, wa mugani nkuko barimo kubivuga, aya mazi aramutse asanze ari nk'umwana mutoya uryamye mu nzu ashobora kuba yamutembana. Abaturage rero barababaye kandi bafite ishingiro ryo kubabara, kubera ko nimba barabegejeje mu buyobozi bukaba nta kintu burabafasha. Icyo basaba nuko bafashwa kugira ngo babashe kuba iki kibazo cyakemuka. Twebwe icyo dukora ni gukora ubuvugizi, turagerageza dushake ubuyobozi bwabo bw'umujyi wa Kigali, bwaba ndetse na NIBA bashinzwe ibyibiza, ndetse yaba n'akarere ka Nyarugenge, bose turagerageza kugira ngo twumve icyo bashobora kuba babivugaho ndetse n'icyo bafasha aba baturage. Ndabashimiye cyane kuba mudukurikirana kuri The Anonymous 250, nimba mwarakoze subscribe ndabashimiye, nimba mutarayikora kandi namwe muyikore kugira ngo tujye tubana mu nkuru zitandukanye tubagezaho ndetse n'amavideo mutabanjije gushakisha. Ngewe ndi Mubaraka, kuri kamera hari Rugamba, nizera ko mukomeje kugira ubuzima bwiza kandi buzira coronavirus.